Abakunda makurikirana ibiganiro byacu abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda tubifurije kugubwa neza utameze neza ku impamvu z'ubuzima zitandukanye ihangane gisenga Nyagasani niwe wenyine rwose dutwikira ibihe byose twaba turimo kuri screen zacu tugiye kuganira na Mignone ubwashize none turi kuganira kuri kamera na microphone zacu byo mbujya no kuma Mignone official murabeho ibiganiro ashyiraho n'inyigisho ubundi rero munakora iyo subscribe niko gahunda zimeze abantu nibaze bakorera subscribe kuri Mama Mignone official bajye banadukurikira niko gahunda zimeze nuko bimeze rwose meze neza ndaho ndashima Imana nanjye meze neza mbyukiye ku mazi ukunda amazi rwose Arube nkunda amazi amazi n'ubuzima amazi n'ubuzima rwose nkunda amazi buriya nanga amaji ibintu byose biryohera nta n'amafanta nanyamfa kubinywa cyane buriya ariko buriya ubundi izi ji z'inkorano nubwo bajya bavuga ngo bafunze salama n'izindi zose se wagize ngo produit zikoreshwa si zimwe zira ji zose zigize tugomba kujya tumenya uko twitondera ibintu byo mu nganda aba ari amaproduit chimique baba bakoresheje ariko burya kaje wikoreye se nagukanywa kaje nikoreye nakorera buriya njyaga nkanywa kera nza gusanga burya nako karabyibushya cyane nabigenje n'ubushakashatsi nakoze bwanjye ubwo washyiragamo isukari nyinshi nta sukari najyaga nshyiramo ahubwo ubundi najyaga nkora ji y'imbuto yonyine wirinda gushyiramo isukari nta sukari najyaga nshyiramo ariko ubu mfite madamu yagashatse aragakora nanjye nkinywera amazi cyakora urasa neza nk'umuntu ufite umudamu rwose oya madamu ataraza n'ubundi nasaga neza oya Arube tujye tubyumvikanaho harimo diferanse udaca abasore bari inyuma yawe intege gushaka ni byiza muramutse mubonye Arube ukuntu asigaye asa oya sinabaca intege kuko ntago ari gushaka si bibi ari imvugo yagize hari imvugo yakwirakwiye natwe bakabiduhora ariko abantu bubatse ingo neza ikibazo cyabo ntago bajya baza ngo baduhe ubuhamya abo byananiye nibo baza kuduha ubuhamya ariko ingo nziza zirahari nubwo ngira urwanjye rwananira sinkwiye kujya kubwira abantu ko urugo atari rwiza urakoze urakagira Imana buriya niba hari ikintu kibi kibaho mwaba mama mwe mwaba papa mwe buriya kuza kuvuga ibintu byawe ubihereza isi yose ukabihukuzi n'utakuzi njye mbona ari amakosa akomeye yego impamvu ya mbere ngiyi njye uri murabimbwira yego hari ikiganiro nakurikiye ejo wenda simvuga umuntu uwo ari we yego ni umuntu w'umumama ari mu gahinda gakabije yego sibyo kubera ikibazo cy'umugabo we uyu mugabo nyine bafunguye nawe ejo bundi surahita umenya uwo ari we bariya batuye mu Bugesera yego hari ikiganiro narebye ndangije ndavuga se uyu mumama bamubariye bakaba baretse kumubaza ibibazo ariko namwe abanyamakuru muba mukeneye inkuru nyine zitwika yego ariko hari ibintu ntashima kuko iyo uvugiye no mu gahinda gakabije uvuga ibyinshi birenze ibyo wakakwiye kuvuga ejo ukazabyicuza cyangwa nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka ibiri muri iki gihe urimo mu gihe cy'agahinda ibyo uri kuvuga byo uri kubivuga nyine umeze nk'aho uri kuganirira umuntu muri kumwe ariko uyu muntu yaguteze kamera isi yose irimo irabyumva hari igihe rero nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka ibiri ushobora kubyicuza cyane buriya gutanga ubuhamya ni byiza biraruhura ariko buhereza umuntu muri kumwe ureke kubihereza kamera nanone gutanga ubuhamya kuri kamera nta cyaha reka mvuga ngo nta cyaha ariko menya ibyo uvuga ureke umenye n'ibyo utari buvuge kuko niba wicaye uri kuvuga umugabo wawe uyu wibuke ko ari papa w'abana kabone naho mwaba mudafitanye umwana uyu muntu hari amateka mwagiranye y'ubuzima ejo bundi uramutse uhuye n'undi azakwizera yuko byo utazajya kubivuga ibibazo muzagirana kuko ikiriho Arube umudamu wawe ntimwakuranye uburere bwanyu si bumwe yego n'imico yanyu si imwe ikintu kibaho ni iki ngiki nuko hari ibye ubasha kwihanganira cyangwa ukabyakira nawe hari ibyo abazabasha kwihanganira anabyakira ariko mwanya madamu tutakuranye mama wambyaye we ubu wagize ngo twahuza
na mama uwakubyaye ntabwo mushobora guhuza, papa wanjye ntitwahuza, ntabwo mwahuza. Rero niba mudahuje ni ngombwa ko ibi bintu isi yose ibimenya. Oya wapi, ntabwo ibi bintu ari ngombwa ko isi yose ibimenya. Nk'abantu warwanye n'umugabo uje kubitubwira, ubundi uyu mugabo turaza kumubuza kugukubita n'ubundi. Yego hari inyigisho ziriho zivuga ngo ntimugahohotera abantu, ntimukagire gute, ariko wowe uje kubivuga. YouTube ni urukiko. YouTube si urukiko. Cyakora uje kuvuga uti turashonje, wenda hagati yanjye n'umugabo harimo ubwumvikane bukeya, reka nkwereke hari utuntu ushobora kuvuga ntitugire icyo duhungabanya. Umugabo niwe wari ufite akazi, niwe wahahiraga urugo, ariko kubera wenda muri iki gihe bitameze neza, turashonje, bararara, abana ntibari kujya kwiga neza, ibyo ngibyo birashoboka kandi buri muntu wese yanabyumva. Ariko kuza kuvuga ngo buriri rero ngo byagendaga gutya na gutya, ngo akinjira ngo akambara isarubeti, ngo nanjye ngashyiramo ikoboyi, ibyo ni ibiki? Uje kubivuga ejo abana bawe bazaba bakuze, babyumva ukuntu wabanaga na papa wabo, nawe atangira avuga ati mama hari igihe yararanaga ikoboyi nanjye reka nyirarane. Abuzukuru bawe bazumva ibi bintu, icara umenye ko n'abuzukuru bawe bazabyumva, ndetse n'abuzukuruza cyane rwose. Wicare uvuga uti mfite umuryango mugari uzankomokaho, nubwo mfite ibibazo, nubwo ndi mu gahinda, ariko aba bana bagomba kuzagira ejo hazaza. Noneho ibaze uje kuvuga ibyo bintu, umwana wawe akiga akagira ubwenge, akaba umuntu ukunda igihugu, hahandi agomba gukorera na cya gihugu. Bakavuga bati uyu mwana reka tumugire premier ministre. Nyina yariri wavuga ngo naryamanaga n'umugabo gutya mu buriri. Mwaretse kwicara abana banyu ejo hazaza. Uzi ko bazamugira premier ministre, barangiza bakajya bakurura ka video bakaza bakakerekana. Amakosa ababyeyi bakora igihe icyo ari cyo cyose, hari igihe agira ingaruka ku bana. Njya ndeba hari umuminisitiri umwe dufite, afite ababyeyi batagize batitwaye neza, reka mbivuge, mu gihe cy'amateka y'Abanyarwanda, ubwo jenoside yakorerwaga Abatutsi 94. Yego. Ariko aza kugira umugisha, igihugu cyacu byo ntabwo kibirebaho, bifite ubwenge rwose bitandukanye na mbere uko twumva, kuko ibyo biba ntabwo twari duhari. N'icyaha ni gatozi. N'icyaha ni gatozi. Ariko wagize ngo muri comments akora ikiganiro, yamara gukora ikiganiro ukajya nko muri comments ukabona umuntu ati azanye ibya nyina. Yego. We wagize ngo ntawe bimukomeretsa? Biramukomeretsa cyane. Byaturutse ku babyeyi babi. Byaturutse ku babyeyi babi. Nubwo icyaha ari gatozi, ariko Bibiliya ubwayo iravuga ngo nzabahora. Yego. Gukiranirwa kwa basi. Ubu ngubu izi saha no munota. Hora abana gukiranirwa kwa basi. Izi saha no munota, impamvu n'ubuzima bwacu butugora, nuko twavukiye n'ubundi mu bagowe n'ubuzima. Yego. Babyumvise ko nari uruhererekane. Iby'iwanyu bakora biragukurikirana. Noneho ibaze, noneho wa muntu, noneho usibye no kuvuga ngo iki, waje kuvuga ubuzima bw'urugo rwawe. Hari ikintu njya mbwira abantu, nkababwira ngo buriya iby'urugo, ibyo mu rugo ubicocera mu gikari, ntabwo ubizana ku irembo. Aha ni ku irembo, sibyo? Ubu ntabwo uri umumama, ntabwo wafata, reka tuvuge, ntabwo wafata inuze amaranje, nta kibaho kera abantu bamesaga amaranje bakamesa ibyayi. Wabifata ukajya kubimesera mu muhanda, ukajya imena amazi yabyo mu muhanda. Ntabwo bishoboka. Ubu kuri uwo mugore, ubu wajya mu mihango imyenda wambaye icyo gihe ukajya kubimesera ku muhanda? Ntibyakunda. Rero ibene ibyo bintu bajya kubicocera mu gikari. N'ubu bugambo muza kuvuga, mujye mubuvugira mu gikari, cyangwa uhamagara umuntu wizeye, umubwire agahinda kawe, umuryameho, urire, nurangiza uza kuri kamera ubabwira uti erega inshuti z'Imana, ubabwire ibindi bintu, kubera ko kuri kamera ugomba kuzaho, ntabwo tukubuje kuza kuri kamera. Ariko hari amabanga atazanwa ku muhanda sha. Yego. Niko gahunda zimeze. Kandi nimureke n'ukuri iki kintu tukigire nk'umuco, kuko Albert, reka nkubwize ukuri. Yego. Hari ibintu turi kubona
ari nabyo biri gutuma abantu bangirika mu bwonko, bakangirika bakagira agahinda gakabije bitewe n'iki. Umwana akaba yakwicara hariya akavuga ati papa wirwa avuga ibintu, papa wirwa avuga ibi bintu, akaba yafata n'icyemezo cyo kwiyambura ubuzima kubera ko abona ko se adashobotse kandi isi yose yamaze kubimenya. Umwana wawe akazagira ipfunwe ryo kujya agenda avuga ngo ndi umwana wa runaka. Cyane rwose da, ugira ipfunwe ry'aho ukomoka, ugira ipfunwe ry'ibyo so yakoze cyangwa nyoko cyane rwose cyangwa umuvandimwe wawe yakoze. Niyo mpamvu ubona hari nka bamwe bagira gutya agahakana umubyeyi. Yego, akamwihakana kompletely kubera ibyo umubyeyi yakoze. Tugenda tubibona se, tugenda tubibona. Reba nka wa mudamu waje kuvuga harya ngo yari perezida w'indaya, umwana wese yamwihakanye Madada, akanga yuko amugira no mu ntuza no mu bukwe. Buriya hari utuntu twinshi nagaye muri biriya biganiro. Reka nkubwire Rube, Mama Dada si ngo ntiyakijijwe? yarakijijwe. Simbona aba yagiye no gusenga, nuko abamana ivuga hose yagiye gusenga, atihugura ngo yumve ko kuzaza gutaranga umwana we nta cyiza cyabyo. Gutubura umubyeyi ugafata rikode umwana wabyaye, ukayijyana ku karubanda, warangiza ukayizanira Ruberi mudafitanye isano. Ngo Ruberi umva ibi bintu, nurangiza ubihereze n'isi yose. Yego, cyane rwose. Erega uyu mwana ubu rero afite yabugukomoyeho. Buriya hari ikintu mu bushakashatsi cyane abantu baba barize ibintu bya psychology bo baba babizi. Ubundi umubyeyi doko ababyeyi yego baguha ibintu byabo bafite iyo bari kukubyara, baguha ibyabo bafite. Noneho umubyeyi w'umugore atanga 80% ku by'umwana afite. Yego, muri cya gihe amutwite, imyitwarire ye, sibyo? Ushobora kumutwita ubanye n'agahinda gakabije, uyu mwana azavuka ari umunyagahinda cyangwa ari ikihebe, reka mvuge gutyo, ubone nta rukundo agira muri we. Ushobora gutwita uyu mwana ugahora urira, uzasanga uyu mwana nawe ahorana amarira adashira. Hari amarira ya emosiyo, ibyo byo ni ibisanzwe, ariko kubera ka gahinda kaguteye amarira adashira, akaba ari byo bishobora gutuma ugira gute uyu muntu doko agahorana agahinda, ibintu byose agahora abibona nk'ibintu bimubabaje. Bigahora ari ibintu bimubabaje, bigahora ari agahinda, bigahora ari ibintu utamenya uko ubivuga. Ubwo rero nibyo njya mvuga ngo imyitwarire y'umubyeyi ku mwana imuha imibereho y'ejo hazaza. Nanone iyo umwana uri kumwonsa, cya gihe cyo konsa umwana, amagambo n'urukundo uhamuhera cyangwa umubabaro uhamuhera, ukamwonsa uri gutakaza amarira, uri kurira, ukamwonsa uri gutukana, ukamwonsa wasinze, uri gusinda, uri kunywa icupa, ukuboko kumwe gufasha ibere ukundi gufasha icupa. Uyu mwana ibi bintu nibyo uri kumuha. Yego, hari igihe kigera noneho umwana akazagera igihe cyo kwihitiramo inzira yo kubamo, ariko ibyinshi uba warabimuhaye. Umumama rero niwe utanga byinshi. Yego, iyo ufashe umwana rero wabyaye ukavuga ngo ni umushizi w'isoni, muri cya gihe wamubyaraga weho wari iki? Muri cya gihe wamuhaga uburere weho wari iki? yego. Noneho uyu mwana niba abashije kwiga akajijuka akitandukanya n'imico yawe, ni iki gituma ushobora kuvuga ngo noneho ko umwana wanjye yanyitwayeho reka bitangaza? Weho muri icyo gihe witwaraga gute? Igihe wari umufite, igihe wamureraga, igihe wamutwitaga, ibyo bintu umenye yuko wabimuhaye bigukomotsemo. Hanyuma niba yatangiye gufata inzira yo kuvuga ati imico ya mama reka nitandukanye nayo, ariko ibuka ko hari utuntu wamuhaye mu maraso. Yego, tw'ubwo bushizi bw'isoni abe yagutuka. Rero erinda ya mukuzo, hari ibyo bavuga ngo ni ukwera inda ya mukuru. yego, sibyo? Ufata umwanya uvuge ngo umwana wanjye ni njye wo kumusigasira. Aho bigeze ufite inshingano zo kumurinda, ni njye ufite inshingano zo kumurinda, ejo he hazaza hakazaba heza. Kabone n'ubwo njyewe namaze kwivamo, we yari yarivuyemo, ntabwo byari byiza ko azana ariya majwi ku muhanda rwose. Si yose uyu mwana w'umukobwa agiye gushaka, agiye kugira kwa sebukwe, agiye kubyara akagira abana, akagira iki?
uyu mukobwa ashobora kugira amahirwe yo kwitwara neza ku muryango ashatsemo. Uyu mukobwa ashobora kugira amahirwe yo gukundwa n'umugabo we, umugabo we agakura azi yuko uyu mwana yakuranye mu ibikomere cyangwa yakuriye mu bikomere, akaba yagira urugo rwiza. Wa mubyeyi weho uri kumva uzashajishwa nande? Ariko kuki tuticara ngo tutekereze? Erega Arbe, uyu munsi surebe ko ngana gutya, hari igihe nari mfite imbaraga nyinshi zo gukora ibintu byinshi bitandukanye, ariko aho ndi kujya uba abari inyuma yanjye nibo bazansigasira. Yego. Nimba ntabitwayeho neza rero, hari umunsi nzaba ntabasha no guhaguruka, nkeneye abamfata mu maboko kugira ngo bampagurutse. Ibi turabibona kuko dufite abakecuru bageze muri iyo myaka. Dufite abakecuru ajya gutambuka nk'ariya akamanza gufata akantu nka gutya akavuga ati reka mfata aka kantu kugira ngo mbashe gutambuka. Ni weho mwana uzamufata. Kubera icyo umwana wawe ushaka noneho kumwangisha abantu kandi ari uzagushyigikira cyane rwose. Kandi ushobora kwicara ukavuga uti nabyaye abana 9, sibyo? Ukavuga uti abasigaye bazabinkorera, abasigaye akaba ari bo bakubera babikurenza wa wundi. Yego. Kuko ntabwo uzi ejo hazaza nshuti yanjye. Ariko icyo tuzi ni kimwe, ni uko gusaza ko bibaho, kandi twasaza tukazashyigikirwa n'abari inyuma yacu. Uzagushyigikira ntabyo wabibyemo se uzasarura utabibye gute? Ntago bikunda. Ntago byashoboka rwose. Ntago bikunda. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu ngo nimugire urukundo, mugire n'ubumuntu, kandi nujya gukunda uhere kubi iwawe. Cyane rwose. Nuko gahunda zimeze, tuba tuvuga ibitekerezo byacu. Yego. Nagira ubiduhora rwose. Ibyo ni ibitekerezo bya Mama Mignone. Nimujya muri comment mwihangane ntimuntuke, ntinya abantu bantuka. Utinya abagutuka? Ubu ngubu narabashobora kubikorera icyo kuko mvuze ngo ntinya abantuka. Baratukana muri comment we. Kandi twabigarutse none umuntu utukana nibyo afite nyine. Ariko nta nubwo wakwirwa umurenganya, nicyo kintu aba afite n'icyo agomba gutanga. Umuntu atanga icyo afite. Umuntu atanga icyo afite. Buriya ari muzima yavuga ati rero ibintu wavuze sibyo, ubutaha uzakosora ibi. Kikubwira ko atari muzima. Akabivuga atatukanye. Akabivuga atatukanye. Umuntu rero wese asarurwa mu ibyo yabibwemo. Yego. Rero imbuto ibimuzamo nyine niyo yabibwemo. Ntabwo wajya kure yabyo. Ejo bundi nabonye hano muri Nyanza, ADPR ya Nyanza. Yego. Ngo umukristo waho yariyahuye, yiyambura ubuzima, ngo burundu rwose biragenda. Shareka nkubwire. Iyo nkuru nayikozeho. Ndetse mvugana n'umuntu umwe mu bo basenganaga kandi banaturanye. Amakuru arambuye, ariko nanjye byabaye ngombwa ko narahageze aho byabereye. Yego. Umukristo wo muri ADPR yariyahuye, yiyambuye ubuzima. Arapfa disi baramushyingura. Ako kantu ubwo muri kukumva? Turi kukumva. Depression igeze abantu ku rwego rwo hejuru. Hari umuntu twavuganye uri hanze arangije arambwira ati ese aba bantu bari kwiyahura no kubera izihe mpamvu? Umuntu ushobora kumubona agenda mu muhanda ukabona araseka ameze neza. Uriya mugabo yarambabaje kubona ko ni umugabo yarakiri muto. Yego. Imyaka 42. Asize umugore w'imyaka 40. Sibyo? Ariko umbwire ngo ni gute ku myaka yawe 42 ugeze muri cya gihe cyiza cyo gukorera urugo rwawe, ugeze muri cya gihe cyiza cyo gukorera igihugu cyawe, ugeze muri cya gihe cyiza cyo kuzamura umudugudu utuyemo, warangiza ukafata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. Hari umuntu twari turi kumwe arangije arambwira ati ariko Mama Mignone mbabarira umbwize ukuri, bigenda bite kugira ngo umuntu afate icyemezo cyo kwiyambura ubuzima? Yumva ubuzima araburambiwe. Wumva ubuzima uraburambiwe? Kabone naho yaba ari umuntu wakubabaje, ni gute wumva ubuzima ugomba kubuvamo? Yego. Niki kiba cyabaye? Umuntu akagahinda gakabije kaba kageze ku kihe gipimo gituma avuga ati ndabisoje, sinzongere kubabara. Biba byagenze gute? Ariko nyine numvishe story zabo, numva birababaje cyane, kuko umudamu w'uyu mugabo we yiyahuye inshuro 3. Akada bipfuba apfa akazuka se.
sharbe byarabaye. Umugore bwa mbere yishyize mu mugozi, ubwa kabiri bamukuramo, ubwa kabiri yishyira mu mugozi, nabwo bamukuramo atarahwana, ubwa gatatu anywa ikinini cy'imbeba, baramurutsa bamuha amata arongera arazuka. Umugabo abibonye cyataho kugira ngo umugore ansige ku isi, reka nicireho asigarane n'urubyaro rwe. bari mu irushanwa, Mbabarira umbwire iryo rushanwa. Noneho ku bantu bamenye Imana, abakristo basengaga, uyu mugabo bambwiye bati yari wa muhanuzi wahanuraga bugacya mu gitondo bigasohora. Asengera hano muri ADPR Nyanza, umugore wari umuririmbyi muri korali. Birangira cyakora umugabo abivuyemo, ava mu gakiza ajya mu icupa. Amakuru nuko ambwira, ajya mu icupa rwose, ku buryo yari afite akazi keza yarakoze imyaka irenze 10, afite rama, ahembwa umushahara mwiza, akazi baramwirukana kubera ubusinzi. reka da yabaye akaba umudepite, baramwirukana kubera ubusinzi. Twara imodoka y'abanyeshuri, imodoka y'abanyeshuri nayo bayimukuraho, ko hari igihe yari kuzafata icyemezo, ariko Imana igira neza aho akabyara. Yari buzafata icyemezo cyo kwiyahura, akahura n'abo bana, akavuga ati reka nkubite imodoka ku gikuta ndangire, sha n'abana 20 na bangahe barimo bose bakarangira. Ibyo bintu ntibyashobokaga cyane rwose. Kakazi baramwirukana, bamwirukanye, urumva yuko icyo gihe nyine uba watangiye gutakarizwa icyizere, cyane iyo unywa inzoga ugasinduka rwana no mu kabari no mu muhanda, icyizere kiba cyatakaye cyane. Ikintu cyari kiriho cyakora ngo yajyaga akora ibiraka byo kuroba, umuntu akaba yamuhamagara akamubwira ati ntwarira imodoka uyigeze aha, ayo mafaranga ubundi yagutunga. Ntabwo byakunda, ntabwo byakunda, ntibyashoboka. Ubwo rero niba ari byo byatumye yiyahura, nta rupapuro yasize, nta nkuru yasize, ntawe yaganirije. Ikintu cyabayeho, umugore yarabyutse mu gitondo, ariko bari baraye ngo mu byumba bibiri bitandukanye. Umugore yabyutse mu gitondo ajya mu kazi, umugore we ni umucuruzi, acuruza mu isoko, hanyuma ajya gucuruza, atashye nimugoroba abaza abana ati ariko papa runaka yaba yabyutse. Umukozi niwe wamubwiye ati ntabwo yigeze asohoka. Biba ngombwa ko bica urugi, basanga umuntu yumye kera, arwana n'umugozi, yiyahuje sentire ye, umukandara. Ibaza umukandara wiguriye we, kurwana na wa mukandara nyine wamunize mu ijosi. Urumva amaboko nyine bagaragaza ko yashatse kuwukuraho bitanga, cyane ko ibyo yari yuririyeho nyine ngo byari byamaze kugwa. Basanga filime yarangiye, basanga umuntu yiyahuze, byarangiye. Ese umuntu atera undi kwiyahura? Reka nkubwire Albert, ntago nemera ko ari umuntu utera undi kwiyahura, ahubwo kandi hari n'ibintu twitirira Satani, ariko natwe twabigizemo uruhare, sibyo? Umugore wafashe icyemezo cyo kwiyahura inshuro 3 ntapfe, bikarangira umugabo ari we wiyahuye akanapfa, ni ukuvuga ngo hari ikibazo cyari kiri muri uru rugo. Aya makimbirane yari ariho yahoragaho, kuko urumva umugore niwe wamanje kugerageza inshuro zinga, ubikoze rimwe ubonye ntibibaye, ubikoze kabiri ntibibaye, ubikoze gatatu ntibibaye. Ubu uyu mugabo yadapfa, uyu mugore yari buzabikore bwa kane akaba ari upfa. Kubera yana kose yarashigaje n'inshuro imwe. Icyo rero kivuyeho, urumva niba ari amakimbirane, niba ari ubukene buri gutuma abantu biyahura, niba ari ibibazo by'amadeni, niba ari ibibazo by'inzara, ntago mbizi, ariko by'abantu bafite agahinda gakabije. hari ikintu cyitwa agahinda gakabije kiri mu mitwe y'abantu. Nshobora kwicara nkaganira n'umuntu
nkumva nanjye ibibazo bye simbashije kubyakira ariko nubwo nabashije kubyakira kandi ibyo yambwiye wenda ni bikeya urumva byamaze kumurenga ariko icyemezo se twiyambura ubuzima ushobora kunganirira wenda kubera ikibazo cy'ubukene hari umumama uherutse kumpamagara marerezuma ntabwo nanditseho izina rye ariko ndamuzirikana rwose no mu bantu usengera rimwe niba nkurikira ibi bintu abyumve wenda azongera nampamagare uyu mumama ampamagara ambwira ko ashaka kwiyahura yari afite ikibazo cy'ideni uri kubona tuno tumina tuba mu makaritsiye mu cyaro uyu mumama abamo ariko nubwo abamo ntacyo afite akora ni ukwiziga doko arizigama ariko kugira ngo ugendane n'abandi muri iki gikorwa bisaba kugira ngo nawe ujye uguzamo amafaranga kuko igihe cyo kugabana ntabwo uzagabana inyungu z'abandi wowe utaragishyizemo inyungu wenda bashobora kuvuga bati murakora ikimina dushyireho inyungu niba ari iz'icumi ibihumbi 10 wenda buri muntu wese azaba yaratanze inyungu z'ibihumbi 10 kugira ngo iki kimina kizagira icyo kitumarira ntabwo haza kugabana ngo muri za nyungu z'abandi bagiye bashyiramo uzazigabaneho uba uroburije kugira ngo uguze nawe amafaranga nawe za nyungu zitanga uyu mama rero uri muri iki kimina uko yabimbwiraga yarambwiraga ati nta kintu mfite nkora ariko kwizigama ndagerageza ati rero nagiye nguzamo nkabura ubwishyu nkaguzamo nkabura ubwishyu yambwiraga ko afitemo ideni ry'ibihumbi 800 iri deni ry'ibihumbi 800 akambwira ngo umugabo we nawe yavuze ko ashaka kuguzamo amafaranga yo gukoresha ubwo nimbivuga se nago uvuga ko yashatse kuzamo amafaranga gusa nta kintu yashaka kuguzamo amafaranga arangije arambwira ati kandi ntabwo azi ko afite mu ideni ringana gutya ati kandi ikindi gikurikiyeho uyu mugabo najya kuyaka kubera ko ufite mu ideni rya 800 ntibari buyamuhe nukuvuga ngo afite ideni umugabo ntarigeze bihinduka intandaro yo gusenyuka k'urugo ati mama ati ndarushye unsengere ndumva ngiye kwiyahura ndavuga ni kwiyambura ubuzima si cyo gisubizo mugira inama ndavuga nti fata umwanya wicare utekereze kabiri uganire n'umugabo wawe umwereke n'ayo mafaranga icyo wagiye uyakoresha kuko niwe najya mu itsinda akaguzamo amafaranga bakabimubwira ararasebeye mu ruhame nawe uba usebeye mu ruhame bigaragare ko nta bwumvikane buri hagati mu rugo wakicaye ukamubwiza ukuri cyangwa se wewe ukemera ukafata nk'ikintu niba ari ingwate uri bubahe ukabaha ingwate y'amafaranga bakayatanga kuko icyo umugabo yari agiye gukora yari bizinesi zinjiriza urugo kuko byose yarabimbwiye aguzemo ayo mafaranga ayakoresha icyo kintu kugira ngo nawe ubuzima bwe bukomeze kuko natayabona byanze bikunze muri bushwani kandi koko nibyo tuvuge nk'urugero niba iyi kamera yawe yapfuye ukeneye ibihumbi 100 byo guhindura agapiyese byanze bikunze ayo mafaranga urayakeneye kugira ngo ukomeze ukore akazi kawe si byo se ako rero niko nabwiye umugore ndavuga nti aya mafaranga uyu mugabo arayakeneye kuko byanze bikunze agomba gukora kugira ngo urugo rwanyu rukomeze rubeho ikindi arabizi neza ko udafite aho ukura aya mafaranga utanga muri iryo tsinda uyakura ku mafaranga yaguhaye yo guhaha ati nibyo rwose none se akazi ke nigahagarara itsinda muzagabana ryari ngo yambwiraga ko bazagabana mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 niba muzagabana oya yambwiraga mu kwa mbere yambwiraga ko bazagabana mu kwa mbere niba muzagabana mu kwezi kwa mbere ubundi hagati y'uku kwezi kwa 11 n'ukwa mbere uzaba utanga amafaranga kura hehe niba uyu mugabo atakomeje akazi ke ngo akore mubashe kubaho mubashe kurya nayo ngayo utanga mu itsinda agaragara ati niyo mpamvu ngiye kwiyahura mama none se ubundi mu itsinda babamo bombi babamo bombi babamo noneho ugasigara wibaza urumva harimo ikibazo cy'ubukene cyambere ariko nanone ikindi kibazo kirimo iryo deni
kuki abantu batajya baganira ku bintu byose mu rugo nanone? noneho ugasigara wibaza umuntu ajya gufata ideni rigera ku bihumbi 800 mugenzi we atarizi, ubana n'umuntu mu nzu gute ibyo bihumbi 800 byagiye kugeraho ubikoresha iki? nicyo kibazo nyine, kuko ushobora no gusanga izo nzira uri kumubwira uti bwira umugabo icyo yakoze, ugasanga ayo mafaranga ntiyanafashwe akora mu rugo, kuko akora mu rugo yego kuko bikora mu rugo nta kibazo yakagize, kuko ayo matsinda biba byoroshye, uragenda ukaguzamo amafaranga, ukagura umufuka w'umuceri, ukagura kawunga, ukagura amavuta mu gateka. Icyo gihe umugabo ni wa mwaka yo guhaha ngomba kuzaryungukira. hari umugabo bwashize, uyu mugabo agomba kubyumva, ariko ibihumbi 800 ubiguza ntihagire igikorwa cyagaragaye mu rugo ku buryo utari bubashe kugisobanurira uwo mu bantu. hari umugabo bwashize twaganiraga, arambwira ati mva ngo hanure, ati umugore wawe nubwo bya 900 wamuhaye cya miliyoni yo guhaha, yego ntuzegere umubaza ayasigaye nuko yahaye, yego wejye ureba sitoke gusa. icyo ni icya mbere. ikindi cya kabiri, mu gihe madamu yakubwiye ko amafaranga amuhaye yashize, ugasanga ikintu mu rugo uzihutire bwangu umenya uko cyaguzwe. yego uko batari ibintu bibiri, mu gihe wahaye amafaranga umudamu yo guhaha, ntuzagere na rimwe ukurikirana uko yakoreshejwe. yego mu gihe madamu yakumenyesheje ko amafaranga yo guhaha yashize na sitoke idashize, nugera mu rugo ugasanga byagezemo, uzihutire kumenya aho madamu yakuye iki, ubushobozi bwo kuyizana. yego impamvu mbisanishije n'ibyo bintu, kasi impamvu yabimbwiraga, amwe ati urukumva ni umuntu waje kugira igihe nyine ntiyubaka urugo rurasenyuka. ariko impamvu mbikubwiye, ti madamu wanjye namuhaga amafaranga ahagije, uri kumva, naho yibereye ibindi abamagahora ambwira ati amafaranga yashize, ariko akaba afite ubundi buryo yirwaniriramo. nubwo amafaranga yashize ngasanga umuceri wahashywe, isukari, iki, ati naho ndi kurya amasitu ngo uzi icyo ari cyo. amasitu ngo ni ibyo byasambaniwe. ati naho ubwo, ati hari undi muntu iyo bambwiye ko ibyo byashize ntafite amafaranga, hari undi muntu uhita ukora sitoke, uhita uhaha. nanjye rero nabona bihari nkumva ko noroherejwe, cyangwa se nkavuga ni wenda ubwashize narayamuhaye arayabika, uri kumva, none ayakozemo. yego nabwo icyo gihe narayamuhaga, n'uwo muntu nawe bafatanya gutyo mu guhaha, cyangwa se mw'uwo muntu bafatanya mu gihe bitameze neza, nayaha madamu agiye guhaha nawe akamutiza. yego na madamu nawe yashirwa umuntu gutyo bagahora mwako gakina. ati ntabizi, uri kumva. arambwira ati ibyo bintu uzabyiteho. none ubwo ni uburyo bwe yabimbwiye bitewe n'ibyamubayeho. yego none turibaza, 800 ni amafaranga menshi, ni amafaranga menshi, ni ukuri. urugo ingo ziri mu Rwanda zifite ubushobozi bwo kurya 800 ku mwaka ntago zibarika. yego ndikubwije ukuri, ko niko kuri, kuko 800 umufuka w'umuceri, umufuka uhenze ni 10 nushaka kuba ari 50, 44, reka tubarire 50. yego nta rugo ruri mu Rwanda rwarya imifuka 50 ku mwaka, ntago bishoboka. rwarya imifuka 10 ku mwaka. 10 ku mwaka, ubwo ni imifuka ni 500 tubariye kuri 50. yego sinzi ko ruhari, niba runahari ubwo mwihanga, ariko uko mbitekereza iyi mifuka 10 yaba ari myinshi. imifuka 10, ubwo ni ukuvuga ngo ni umufuka buri kwezi. umufuka buri kwezi. buri kwezi si ubwo ngubwo tetse ari umuceri wonyine, nta kindi kintu mujya murya. yego byashoboka, ariko murya ibindi ntago byakunda. ntago byakunda, ariko tuvuge ko bikunze da, sibyo? tuvuge ko bikunze muri iyi mifuka 10 cyangwa 12 buri kwezi, reka tubarire umuceri 12, ubwo se hafi 480. andi asigaye nayo mukayakoresha utundi. ariko byarabaye bikorwa gutyo, umugabo atatanze rasiyo yabisobanurirwa. icyo gihe byasobanuka, umugabo adahaha byasobanuka. none ubwo ngubwo byarakozwe, umugabo anahaha byasobanuka gutyo. hanyuma si umugore utagira akazi, we yababona hehe amafaranga yo kujyana mu itsinda? ni uko umugabo atanga rasiyo.
yatanga rasiyo wa mugore agapyetaho amafaranga yo kujyana mu itsinda yego atanga rasiyo umugore akiyaranja kandi uyu mugore ngiye mbamushima umugore uzi kwizigama ndamushima yego ariko kwizigama ukageza ku rwego noneho aho kugira ngo wizigame uba uzigame uba uri mu ideni biba byagenze gute uwizigamye kuko umugabo arahaha buri kimwe cyose aya mafaranga aguha yo guhaha niyo ujyana muri rya tsinda ubundi ahubwo wakagombye kuzaterwa ishema no kuvuga uti nagabanya 800 mugabo wanjye dore tuyabyaza umusaruro cyangwa amafaranga ati burya igihe wamaga amafaranga yo guhaha nari yaranjaga ngakuraho 2 ngashyira mu itsinda ngakuraho 2 ngashyira mu itsinda none turagabanya nkuyemo 800 mbonye igishoro nanjye ngiye gucuruza nk'abandi yego noneho ubuta uzakomeza uhahe nanjye kubera ko nageze muri business yanjye rya tsinda nzajya ngitangira icyo gihe waba uyu mugabo yanaguhemba ariko yanaguhemba cyane rwose kuko ubundi umugore ubundi ni umugore uzi kuzigamira urugo ni umugore uzi kubikira urugo nkuko nguko mugani ayo wahawe yose ubundi nta nubwo ugomba kuyahahisha tujye tuvugisha ukuri mwabadamu amafaranga yose muhabwa ntago ari ngombwa ko muyahahisha noneho niba yose atari ngombwa kuyahahisha kubera ko ukeneye hari umushyitsi uri buze uzakenera kumwakira uzakenera kugira gute umwana azarwara uzakenera kugera hariya kuri centre de santé wishyura ibiceri 200 si ngombwa yose yo kuyasaba umugabo yewe nuko kwizigama wakwizigama noneho wenda waba udafite n'amafaranga ukaba wahamagara ukaba wajya muri rya tsinda ukaguzamo amafaranga ukavuga utereka ngura amakaye y'abana ariko niba utagaragaza ko waguze n'amakaye y'abana niba utagaragaza ko hari n'ikiro cy'ibirayi winjije mu rugo ni guhambira ngo iryo deni riranganiye noneho impamvu uri gutinya no kuribwira umugabo nuko nta gikorwa cyakozwe yego ngo kigaragare muri rwa rugo uyu mugore rero ntakubeye naje kubyicuza hashize nk'iminsi nk'ibiri ndavuga nti kuki nimero ze ntazanditse ariko kubera ko mba nahamagawe n'abantu benshi nshakisha kugira ngo ndebe ko nagereranya nkamenya iyo ariyo biranga ntibyakunda ariko nyirizina ntabwo bikwiye ko yakwiyambura ubuzima niyicare yemera aca bugufi asaba umugabo w'imbabazi amubwira ati wikwirwa ujya kwaka aya mafaranga nanjye nicyo kintu namubwiye namubwiraga nti niba ushaka ko biza kugenda neza wikwemera ko umugabo ajya gusebera mu itsinda yego kuko najya mu itsinda akaka amafaranga bakavuga batereka reka ntitwayaguha mufite ideni ry'800 uyu mugabo ashobora no kwikubita hasi imbere y'abantu cyane rwose yakwikubita hasi pe kandi ikibazo mwakwiye kugicocera mu rugo ukemera ugaca bugufi ukamuga uti icyo ushaka cyose ukinkora ariko mfitemo ideni ringana gutya yego nuko gahunda zimeze nuko rero nguko uko umugabo wo muri Nyanza nawe yiyahuye naho twari tubihereye uyu mugabo yari yiyahuye sha arapfa baramushyingura n'ukuri ko Imana kwa gatanu baramushyinguye ejo baramushyinguye abantu baturutse imihanda yose abantu bateze amabisi baturutse Butare baje gushyingura umuntu wiyahuye i Kigali n'Abanyarwanda nabo gufata papa we yazereye donc yaserere mu mutwe kagenda atekereza yabaye traumatize niko gahungu nari mfite niko gahungu nari nsigaranye Abanyarwanda bazi gufata umwanzuro oya ibi bintu by'agahinda gakabije ahubwo tubifatira icyemezo Robert tujye tuganira tuvuge ngo kuki abantu baremerewe bene aka kageni none se wafata umwanzuro uti iki kiganiro uri gukora nta muntu uri bukirebe baba bashaka bimwe bibasetsa agahinda kabo kazashira ryari oya ntago bashaka ibibasetsa barashaka ibyo bambaye ubusa ibyo bambaye ubusa ubona ukuntu byarebwe nta muguro bakeneye nta bujyanama barashaka bambaye ubusa barashaka urugo rwasenyutse barashaka umugabo watandukanye n'umugore yego barashaka kumva ibyo bintu kandi bakabyumva harimo no kubabeshya barashaka ibibongerera agahinda ahubwo ibi ni ibibongerera agahinda mugani noneho biri no guteza abandi agahinda so wagize ngo bari abantu shaho birwa banika hariya ku misozi ngo nukubanikaho kabyara we tekeza ko baba batari kubateza agahinda gakabije cyane nukuri kw'Imana nagahinda baba bari guteza umuntu
yewe ni ibibazo bikomeye. Arashyingirwa aragenda asiga abana rwose, asiga n'umugore, aravuga ati ntabwo ukwiye kuntanga sha. Hari umuntu umwe muri famiye muri cya gihe gikomeye nyine byageze aho mva bamuhata umuriro avuga ati sha ntago nabatangayo ntibishoboka. Afata baravuga ati ntago nshobora kubatangayo. Arirwanirira ariko ati sinabatangayo ntibishoboka. Oya, hariho muri kiriya gihe hariho abantu benshi bihagazeho. Ariko icyo nshaka kukuvuga nyine abantu bafite agahinda gakabije. Oya, abantu babanye n'agahinda gakabije ku rwego rwo hejuru. Abantu babanye n'agahinda gakabije nibyo nari ndi kureba mu kandi twaganiraga mbere ya kamera. Avuga ati abanyarwanda nta bumuntu tukigira,